mbere yuko ubona kategori A wabanje kwiga amategeko y'umuhanda. Urakoze cyane. Amategeko y'umuhanda narayize kuko ntago wabona perimi utarabona provisoire ari isobanura kuzi amategeko y'umuhanda. Yes. Okay, iyo turimo turagenda mu nzira nyabagendwa duhura n'imbogamizi zuko bamwe batazi amategeko y'umuhanda. Reka turebere hamwe mu bijyanye n'ibyapa, turebe nimba ukibyibuka. Mota, iki cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa? Kiri mu bwoko bw'ibyapa biyobora. Kiri mu bwoko ngo bw'ibyapa biyobora, sibyo? Wowe kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa? Mu biburira no gutambuka mbere. Mu biburira no gutambuka mbere. Mota, rero reka ngukopezeho gato. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Yes, ahari nashonje. Washonje. Oya se witangira kubishyiramo burage kuko urumva turimo turahugurana mu bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Murabizi neza umuntu utazajya wubahiriza amategeko y'umuhanda azajya kurwaho amanota kuri kategori ye. Niyo mpamvu rero twaje kugira ngo duhugurane mu bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Iki ni cyapa kiburira gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikigereranyo cy'umukara. Tugiye kureba rero nubona igisa n'iki ngiki kiraba kiburira, ahubwo uragenda umbwira kiraburira iki. Okay, iki cyapa kiraburira, sibyo? Kiraburira iki rero? Iki kiburira ko ugiye kugera ku gacuri. Ku gacuri. Iki ngiki? Iki ngiki nacyo kiraburira, kigaragaza umuhanda ufunganye. Aha, iki nacyo? Iki kiraburira ariko ntago nzi icyo gisobanura. Ntabwo uzi icyo gisobanura. Aravuze ngo kiraburira, wowe kiraburira iki? Amabuye yahanuka mu muhanda. Amabuye ahanuka mu muhanda, oya wabyishe? Okay, hari amabuye ataruka. Aha ngaha ni ahantu hari amabuye cyangwa se umuhanda urimo utubuye dutaragurika mu muhanda. Okay,